Mwaramutse neza, ni BTM TV. Uyu munsi tugiye gusoma uko Yozefu yahunze. Ni muri Matayo igice cya 2 niho turahera ku murongo wa 13 tugeze ku murongo wa 22. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yozefu ahungira muri Egiputa. Bamaze kugenda, marayika w'umwami Imana araza abonekera Yozefu mu nzozi ati, byuka ujyane umwana na nyina uhungire muri Egiputa, ugumeyo ugeze aho nzakubwira, kuko Herode agenza umwana ngo amwice. Nawe aherako arabyuka ajyana umwana na nyina nijoro, ajya muri Egiputa, agumayo ageza ubwo Herode amaze gutanga, ngo ibyo umwami Imana yavuze mu kanwa k'umuhanuzi bisohore. Nahamagaye umwana wanjye ngo ave muri Egiputa. Herode abonye ko yatengushywe na ba banyabwenge, ararakara cyane, aratuma ngo bice abana b'abahungu bose b'i Betelehemu no mu misozi yose iri bugufi bwaho, abamaze imyaka 2 n'abatarayimara, nk'uko yagereranyije igihe yasobanuriwe n'abo banyabwenge. Nibwo ibyavuzwe n'umuhanuzi Yeremiya byasohoye ngo, induru yumvikaniye i Rama yo kurira no kuboroga kwinshi, Rasheli aririra abana be, yanga guhozwa kuko batakiriho. Herode amaze gupfa, marayika w'umwami Imana araza abonekera Yozefu mu nzozi ari muri Egiputa ati, byuka usubize umwana na nyina mu gihugu cya Isiraheli, kuko abashakaga kumwica bapfuye. Arabyuka ajyana umwana na nyina asubira mu gihugu cya Isiraheli. Ariko yumvishe ko Arikelayo yimye i Yudaya, ahase Herode atinya kujyayo, abwirizwa n'Imana mu nzozi, ajya mu gihugu cy'i Galileya, atura mu midugudu witwa i Nazareti, ngo ibyavuzwe n'abahanuzi bisohore, ngo azitwa Umunazareti. Hano icyo mfashemo ni uko ba banyabwenge Herode yari yabwiye ngo bazagaruke kumubwira aho umwana ari, ngo nawe ajye kumuramya. Wenda we yashakaga kujya kumwica, niko nketse, ariko simbizi neza. Abanyabwenge b'Imana ibabuza, mbere twabisomye, nibwo yababujije gusubirayo, baciye indi nzira baritahira. Rero Herode aza gutegeka ko bica abana bafite imyaka 2 abafite 2 n'abatarayimara. Abana bamaze imyaka 2 n'abatarayimara babice, kuko yakekaga ko Yesu yaba ari muri iyo myaka nyine. Ariko Imana ibonekera Yozefu mu nzozi, iramubwira ati, hungisha umwana na nyina muri Egiputa. Yozefu niko yahungishije umwana na nyina muri Egiputa. Nyuma Herode amaze gupfa gutanga, nibwo yagaruye Yesu muri Isiraheli. Ariko nabwo ntiyamujyana, kubera yuko Arikelayo nawe yari yimye ingoma, yari yagiye ku ngoma hano i Yudaya, ahubwo amujyana muri i Nazareti, ariho hazavuga ngo azitwa Umunyanazareti. Ntabwo mbizi nimba nyine Yesu Kristo yarakuriye i Nazareti, sindabimenya byose, ariko ko nzagenda nsoma niko nzagenda mbimenya. Yesu abaha umugisha bakunzi banjye ba BTM TV, dukomeze dufatanya gusoma. Imana ibagirire neza, umunsi mwiza.